icyizere Rwanda ufite ejo hazaza heza intebe y'imiyoborere ukataza utera imbere ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Mwiriwe neza bakunzi b'ikiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Giye ugiye kubagezaho cy'uyu munsi nitwa Kamanzi Venuste. Nkuko mubizi turi mu bihe by'amatora, abaturage bo ubundi bita ubukwe. Harabura iminsi mike hagatangira ibikorwa byo kwiyamamaza, ndetse n'umunsi nyirizina w'amatora urabura hafi ukwezi. Muri iyi minsi rero mu kiganiro cyacu tugiye kujya dusura abaturage hirya no hino, ndetse tunaganira n'abayobozi b'inzego z'ibanze kugira ngo batubwire aho imyiteguro bayigeze. Uyu munsi twasuye umurenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo, aho tugiye kuganira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Madamu Oliva Ingabire atubwire aho imyiteguro igeze. Aratangira atubwira uko umwuka w'amatora umeze n'uko abaturage biteguye amatora muri rusange. Murakoze cyane, nk'uko bivuze koko dusigaje igihe ndetse n'ukwezi ntitwakubara kuko iminsi iragenda yirukanka. Ni ubukwe koko nk'uko wari ubikomojeho, iyo umuntu yitegura ubukwe iminsi mucika yireba. Natwe rero mu myiteguro abaturage ba Gisozi barabutegereje, kandi ubukwe bwacu babutegeranyije amatsiko menshi, kwitorera umukuru w'igihugu, kwitorera abadepite. Abaturage bacu nabo rwose biteguye ubwo bukwe neza. Mu myiteguro rero mu minsi yashize murabizi ko liste y'itora yaramanutse mu midugudu, tuyigeza ku masibo, abaturage bari gusoza bariyimura ku buryo rwose turi ku kigereranyo cya 98 n'ibice, yaba bimutse cyangwa se n'abazatora. Liste rero nta kibazo tuyifiteho kugeza n'uyu munsi, kandi abaturage tubakangura ko waba yaracikanywe ibyo bice bibiri twavugaga, kandi akanyenyeri 169 urwego agakurikiza amabwiriza. Abagize ikibazo network zabananiye banyura ku kagari, umuntu akaba yabandika, tugakorana na komisiyo y'amatora ku rwego rw'akarere, umuturage akaba bamwimura cyangwa bakosora mu gihe systeme yaba yamunaniye. Icyo ni igice kirebana wenda n'uburyo umuturage yabasha kuzagera kuri liste y'itora igihe cy'amatora kigeze, atagira ikibazo cyo kuvuga ngo arajya kumugereka cyangwa se hari izindi mpamvu zatuma umuturage wacu adatora. Mu nama rero zitandukanye, yaba inteko z'abaturage, yaba inama nyinshi dukorana n'abaturage, dukomeza kubakangurira, kubibutsa itariki y'ubukwe nk'uko mwari mubivuze, kugira ngo rwose babe bari aho babukereye, itariki nigera bazabe bari tayari kujya kwitorera umukuru w'igihugu. Ikindi cya kabiri turi mu myiteguro ni ugutegura amatora azabera. Kuvuga ngo niba ufite ubukwe ugira sare, ukagira n'ibindi byose bitandukanye byagufasha muri icyo kirori cyawe. Rero mu murenge wa Gisozi tugira utugari tubiri, Musezero na Ruhango. Akagari ka Musezero site yacu iri ku ishuri ribanza rya Papek, ni haruguru y'Agakiriro, wenda ubwo n'abazadukurikirana bazamenya hariho Agakiriro ka Gisozi. Ni ishuri hari rya Papek riri ku muhanda, dufite ibyumba 23. Akagari ka Musezero kagira imidugudu 8. Site imeze neza, icyumba cy'umukobwa kirahari kwagira ikibazo nk'uko amategeko abiteganya. Ibyumba by'amatora bifitemo amashanyarazi, urumuri ruhagije. Igihe amatora yaba ageze igihe cyo kubara amajwi wenda bwije, bitewe n'amabwiriza tuzaba twahawe na komisiyo y'amatora, nta kibazo tuzagira. Ubwiherero burahari buhagije, yewe ni n'ishuri rumva ni privé riteye imbere, rifiteho amazi asukuye, afite ibyangombwa byose ku buryo umuturage wagira n'isari yabasha kubona amazi akanywa. Iyo ni site rwose tudafiteho ikibazo. Ari abakorerabushake bazakora muri ibyo byumba barahuguwe, nta kibazo dufite kuri iyo site. Ubwo rero tukabijyanisha n'abaturage baho, nabo bariteguye. Ni site irimo hagati ku buryo nta muturage uzakora urugendo rurerure yegera kuri iyo site. Site ya kabiri izakira akagari ka Ruhango, iri ku ishuri groupe scolaire Gisozi ya kabiri, iri haruguru y'ibiro by'akagari neza. Nayo urumva iri hagati mu kagari. Ni site wenda ikidusaba imirimo ariko atari myinshi, navuga ngo ni amasuku. Abana barimo kuba banduza ibikuta, kuba bagira bate. Iyo ni site abana bazasohokamo mu gitondo tukabyuka tujya kuhatunganya,
kugira ngo nayo izaba ari site ikwiye koko kuberaho ubukwe bwacu nk'uko tubwiteguye. Abaturage baho rero nabo bari mobilize. Gahunda dufite ni yuko mu byo tuganira n'abaturage bidakwiye kugeza saa sita hari umuturage ugicaracara kuri site, bose baza bagatora bakajya muri gahunda zabo. Mu by'integuro rero turumva rwose bimeze neza, abaturage bacu bariteguye kandi natwe ku ruhande rw'ubuyobozi natwe turiteguye. Mugarutse mu by'ukuri mu buryo burambuye uko amatora muyiteguye mu murenge wa Gisozi, ndetse ndumva mwe munabigeze kure, uretse yuko n'ahandi hirya no hino mu gihugu aho tuganira wumva nabo babigeze kure. Tugarutse ku kindi cyiciro noneho cyo gushishikariza abaturage cyangwa se kubakangurira kuzitabira amatora ari benshi bakaza, ndetse bakanagira uruhare mu gutegura izo site mwavugaga zitora, mu kuzirimbisha, mu kuzigira neza kuko ubukwe ni ubukwe, byo murimo murabikora mute? Urakoze cyane. Nari ndombabwira kuri site ya PAPEC kurimbisha turiteguye. Ni ubukwe koko, nakubwiye ngo ibikenerwa byaho byose birahari, ariko no ku munsi w'ubukwe za dekorasiyo, bya bintu byiza bijyanye n'umuco wacu, icyo twakwita made in Rwanda, rwose turiteguye. Kandi abaturage baho ni ibintu bamenyereye. Iyo urebye bagiye mu muganura ubona ibirori bakora, bagiye mu munsi w'intwari ubona ibirori bakora, noneho kwitwa ngo ni ubukwe nyirizina bwo kwitorera umukuru w'igihugu, rwose icyo tukwijeje ahubwo turakuraritse uzaze kureba kuri site yacu, wenda nubwo utahatora ariko uzahanyure uzareba uburyo ibirori byacu bizaba biteguye. Site nakubwiraga yindi ya Ruhango nayo nuko, site zacu zose ni zimwe, ntabwo tuzazitandukanya kuko aha ni mu mujyi, ubushobozi burahari kandi abaturage bishimiye kuzatorera ahantu hasa neza. Rwose site zacu turiteguye ko zizaba zisa neza koko zibereye ubukwe. Uruhare rwabo rero bo ni uruhe? Barimo barafasha gute kugira ngo koko amatora azagende neza, cyangwa se n'imyiteguro y'aho ubukwe buzabera nayo ikomeze kugenda neza? Abaturage barimo baragiramo uruhe ruhare? Abaturage kugeza uyu munsi abo tugenda duhura nabo, yaba ari kuri iyo site ya Ruhango niyo kugeza uyu munsi ifite wenda nk'umuhanda ugerayo, kangoye nk'urugero rumwe, abaturage bari bariho bikorera umuhanda bahita bashyiramo na kamburanshoma kazamuka kajya kuri iryo shuri, kugira ngo babe bacishamo imashini bashyiremo karaterite bamenemo amazi, ku buryo uzahazamuka yaba ari ufite ubumuga uzamukisha akagare ku buryo atazahura na ya mikuku, yaba ari imodoka, yaba ari umukecuru ufite akabando agiye kwitorera, ku buryo site rwose izaba ifite ikibuga gisa neza, izaba ifite umuhanda, ari nako babijyanisha n'ayo marange, noneho umunsi nyirizina hakaza bo kurimbisha mu buryo budasanzwe. Rero abaturage rwose uruhare rwabo rurahari kandi rufatika. Ikindi gice nanone nicyo kubafasha kubona ibyangombwa bikenewe, irangamuntu, abazaba batarazibona wenda si ibyangombwa bisimbura irangamuntu. Aho murimo murabafasha mute kugira ngo umuturage wese wo mu murenge wa Gisozi uri kuri liste itora mu murenge wa Gisozi uwo munsi azitabira amatora? Murakoze cyane. Nk'indi mirenge yo mu mujyi natwe dufite umukozi eta civil ufotora, ushinzwe gufotora yaba ari uwujuje imyaka kuba yatora, turabafotora irangamuntu zose zije, dukangurira abaturage kuza kuzifata, ndetse hari n'icyo twise irangamuntu ku isibo. Tukafata za ndangamuntu tubona zimazeho iminsi tukazimanukana ku isibo, tukazamukana n'abayobozi bamutwara sibo na bamudugudu, tukajya gushakisha abaturage ku buryo nta muturage uzaba muri Gisozi yari fotoje cyangwa yaragize ikibazo cyo gutakaza irangamuntu ku munsi w'itora uzaba ufite icyo kibazo. Rero twafashe teme ivuga ngo irangamuntu ku isibo, ku buryo umuturage wese tuzatuvuga ngo afite irangamuntu kandi nta kibazo rwose cyo kuzavuga ngo yataye irangamuntu abura ikisimbura. Turahari kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, umuturage ahabwa irangamuntu. Ugize ikibazo, murabizi ko mu nzego z'ibanze nta minsi y'akazi tugira, kuwa gatandatu ku cyumweru muri izo nama duhuramo nazo nta kindi turi kuvuga. Intero ni imwe, ni amatora. Wakora iki kugira ngo ubure kuri liste y'itora? Wakora iki kugira ngo utazagira inkomyi ku munsi w'itora? Ni ukugushishikariza gushaka irangamuntu cyangwa se gusaka ikisimbura mu gihe cya gihe waba ugize ibyago byo kwita nko ku mugoroba ku munsi w'itora ukagira nta rangamuntu ufite. Ariko turahari gufasha abaturage bacu, nta muntu rwose twumva uzagira ikibazo cyo kuba yananirwa gutora kubera ko yabuze irangamuntu. Mbere y'uko n'umunsi w'amatora nyirizina ugera, hari ibikorwa byo kwiyamamaza nabyo abaturage baba basabwa kugiramo uruhare kugira ngo bazajye gutora abo bazi n'icyo bazabagezaho.
byo mu murenge wa Gisozi mwiteguye muti? Murakoze cyane. Ku birebana n'igikorwa cyo kwiyamamaza mu matariki komisiyo y'amatora yatangaje no ko kwiyamamaza bizatangira itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu. Iyo ni message rero nayo tudasiba kumanukana mu baturage. Wenda kugeza ubu mu murenge wa Gisozi ntabwo turakira abakandida batubwira ko basaba site yo kwiyamamarizaho, cyane ko dufite na stade y'Yerika kereka abadepite ku itariki 28 umuryango wa RPF Inkotanyi nibo wenda baziyamamariza iwacu, nibo babisabye. Ariko n'undi mukandida yabo wigenga yaba ishyaka runaka turahari uzaba yujuje ibisabwa ndetse yemerewe na komisiyo kuza kwiyamamariza iwacu rwose nta kibazo dufite. Abaturage bacu twarabashishikarije bajye kumva imigabo n'imigambi y'ibyo abifuza kuzabayobora bazabagezaho. Rero niyo message nayo turayitanga kugira ngo abaturage bazabashe kumva imigabo n'imigambi yabifuza kuyobora. Hanyuma dusoza nagira ngo wibutse abaturage ba Gisozi n'abanyarwanda muri rusange bari gukurikira kino kiganiro amatariki y'ingenzi muri ibi bihe turimo, hanyuma uranakomoza ku byo umuturage arasabwa iki mu by'ukuri nk'umuturage mwiza, nk'umuturage wasobanukiwe imiyoborere y'igihugu cyacu, nk'umuturage wifuza kugira kandi ukwiye ugomba no kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu cyacu, nawe arasabwa iki? Ibyo bintu uko ari bibiri, amatariki y'ingenzi muri ibi bihe badakwiye kwibagirwa, hanyuma n'icyo basabwa mu by'ukuri kugira ngo bazitabire amatora batuje batekanye, ubukwe nk'uko babivuga bugende neza. Urakoze cyane. Ubwo umuntu avuga amatariki y'ingenzi ahera kuri 15 z'ukwa karindwi. Iyo ni itariki ngira ngo n'umwana yarayisi, wenda nubwo adafite n'uburenganzira bwo gutora, ariko ni itariki umuntu wese azi, ni itariki y'ubukwe koko. Tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi tuzitorera umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Icyo rero dusaba abaturage nuko zitabira ayo matora. Ngira ngo nongere ngaruke ku kintu umuturage arakuvuga ati ngiye nzitora Perezida wa Repubulika ariko abadepite harya bakora iki? Twagira ngo twibutse abaturage Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntiyakora wenyine, agomba kugira amaboko amushyigikira mu kugeza u Rwanda aho yifuza ko rugera. Turashishikariza rero abaturage rwose kuzatora umukuru w'igihugu, yamara gushyira mu gasanduku kabigenewe akajya ku musesero ukurikiyeho akamuha urupapuro rw'abadepite akajya kwitorera abadepite kugira ngo bazafashe umukuru w'igihugu mu kugeza ku Rwanda, mu kurigeza ku iterambere kandi rirambye, bamutorera amategeko, bamushyigikire muri gahunda nyinshi zitandukanye. Ni intumwa za rubanda tubona abo dutuma kugira ngo batugereze ubutumwa bwacu aho bugomba kugera. Rwose abaturage babyumve, ni batora umukuru w'igihugu rwose barabyishimiye pe. Iyo uvuze umukuru w'igihugu bose bakoma amashyi, wagera ku badepite ukabona morali iracitse. Ariko turabasaba ko batora, niba dukunze umukuru w'igihugu reka dushake n'amaboko yo kumushyigikira aribo badepite. Ni amatora rero azabakomatanyije abiri. Turashishikariza abaturage niyumva amaze gutora Perezida wa Repubulika yo kuzakwepa ngo ajye ku ruhande cyangwa yinjira mu cyumba cy'itora mu bwihugiko ari wenyine akizingazinga kitugarura uko cyakabaye, nagende yitoreye n'abadepite bazafasha umukuru w'igihugu kutugeza ku iterambere rirambye. Nicyo twabasaba. Kubirebana rero n'umunsi w'itora nyirizina, ubukwe ni ubukwe burangwa n'ibirori, ubukwe burangwa n'umunezero. Nibave mu rugo bakeye, nibave mu rugo bameze neza, bazana irangamuntu baze bitorere umukuru w'igihugu, bitorera abadepite, hanyuma dutegereze amatora arangire, hanyuma twishimire ibyo abanyarwanda uw'umunyarwanda yihitiyemo buri wese ku giti cye. Murakoze cyane abari badukurikiye rero mu kiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu uyu munsi naha tugisoreje. Reka tubashimire kuba mwadukurikiye, tunashimire n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi Madame Olive Ingabire waduhaye ikiganiro. Kubo tutatangiranye ikiganiro mushobora kongera kugikurikira ku rukuta rwa Minaroke kuri YouTube. Ukeneye kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro ndetse no ku zindi gahunda za Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, email yacu ni info@minaroke.gov.rw. Ushobora no kuduhamagara ku murongo wa telefone utishyurwa 53 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Giye wakibagezagaho nitwa Kamanzi Venus. Naho ubutaha. Ufite icyizere Rwanda, ufite ejo hazaza heza, intebe y'imiyoborere, ukataza utera imbere. Ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu
gira wigire kuko ubufasha butazahoraho.